wankubaganye. Find your destiny. Ndagira ngo ushake icyerekezo cyawe Satani. Ndeka njyenyine ariko ndeka njyenyine. Hey Gasani. Ati Satani shaka icyerekezo cyawe urukira kuba umuntu mubi. Imbaraga zawe zikoreshe neza. Hey ugiye kuri kumvugari. Ancestors abakurambere bacu did not want us to use our powers in disgracing things. abakurambere bacu bifuza ko dukoresha imbaraga zacu mu buryo bubi. And you are aware of associated effects if you don't change. Kandi urabizi bizakurikira nuramuka udahindutse. Umve. We'll end up killing many innocent people. Uzica inzirakarengane nyinshi Satani nuramuka udahindutse. We wiped out our family. Uko twarimbuye famiye yacu yose igashira. Satani nimba yarimbuye famiye ntago twari tubizi. Ni byinshi dutangiye kumenya kuri Satani. Nakubwiye ngo ni ya filime ifite icyerekezo ifite ahigana. Hey yewe gakanopi wakawe. Director ni Mr. X. Uwagashutinze bamwita Mr. Nde Ryan Max Ryan Samahanga. Max Ryan Simba. Iyi episode yatewe inkunga na High Five. Isanzwe bagezaho imiziki murayizi High Five. High Five no kubufatanye yateye inkunga iyi episode. Sibyo? Umva amagambo dutangiranye. Princess from Gisaka Kingdom. Ati twebwe turi bikomangoma bituruka mu bwami bwa Gisaka. Sasa Satani barakwereka Satani ryajwi ryamuganirizaga ryakomeje kumuganiriza tutanabireba. Yababwira ati Satani burya weho nje nawe. Uwo muntu uri kumubwira kubwira ati nje nawe Satani turi bikomangoma bituruka mu bwami bwa Gisaka. In 3000 before Christ. Ndetse twavukiye mu bwami bwa Gisaka imyaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu yandi magambo Satani aruta Yesu yavutse imyaka 3000 mbere yuko Yesu Kristo avuka. Ariko Yesu yari ari mu ijuru. Our royal family corrupts as a result of jealousy. Ati nanone famiye yacu yaje kurimbuka bitewe n'ishyari. Our stepmother stole the powerful crown and sold it to foreigners. Ati byatewe nanone na mukadata wafashe ikamba ry'irinyembaraga ry'ubwami bwacu arigurisha nde abanyamahanga. Because King Father had refused to inherit her coward son. Bitewe nuko papa wacu umwami yari yanze kugira gute gusigira ubwami umwana w'ikigwari w'uwo mukadata wacu avuga ati wa mugore rero wambyariye cyana cy'ikigwari sinagisigira ubwami. Bituma mukasi wa Satani n'uyu muntu uri kutuganira tutaramenya izina rye afata ikamba ry'ubwami ry'irinyembaraga arigurisha nde arigurisha abanyamahanga. The same year, wizards used magic to transform the most beautiful queen. Ati ibyo byaje gukurikirwa nuko umupfumu cyangwa se umukorikoni wari muri ubwo bwami yaje gufata mama wacu bivuze ngo ni umugore mukuru w'umwami ari wabyaraga Satani n'uyu muntu uri kutuganira tutaramenya ngo ninde. Arangije agira ate ngo bamuhinduramo ikirura. From human being, bamukura kuba umuntu bamugira ikirura. Alpha raped her before she was executed with us in the womb. Amazingly, she delivered a half human and a half wolf. Ati uwo mubyeyi rero bamaze kumujyana mu ishyamba bagiye kumuhindura mbere yuko bamubohoza. Bagiye kumubohoza basanga Alpha cyangwa se umuyobozi w'ibirura. Buri ibirura bigira icyitwa paka cyangwa se umukumbi cyangwa se agakungu nakimbwa. Imbwa ziri hamwe ari mu itsinda bazita agakungu. Sibyo nimba umubyeyi we yarigeze kubwira ngo mwabana mwe mufite agakungu yashaka kubabwira ngo mwakoze agakungu. Yashaka kubabwira ngo mwakoze itsinda ry'imbwa. Agakungu mu Kinyarwanda ni imbwa nyinshi ziri hamwe. Sibyo ati sasa cyo gihe mama wacu bamujyanye mu ishyamba mbere yuko bamubohoza. Ikirura gikuru kiyoboye ibindi birura ibiyoboye park bakitaga Alpha. Ikirura gikuru cyagize gute cyari cyamaze gufata ku ngufu umubyeyi. Twins. Uwo mubyeyi mbere ko bamuhoza yahise abyara impanga. Yaratewe inda nande
yaratewe inda n'ikirura gikuru. Mama wa Satani yabyaye impanga ebyiri. Aggressive and more powerful than me. Ariko njye nawe nubwo twavuze turi impanga wandushaga imbaraga n'umujinya. Satani sasa umuntu uri kutuganirira ni impanga ya Satani. Ati Satani reka nkubwire, mama wacu yatubyaye turi igice kimwe umuntu, ikindi gice ikirura, ariko we Satani wavukanye umujinya. Uri kumva n'ibibaraga byinshi. It is a sad story. Ni muri babaje ariko nukuri. By your command, we took lives of all of our relatives. Ati tegeko waje gutanga muri iyo myaka rero Satani ryatumye twica abo dufite icyo dupfana bose. Satani muri iyo myaka 3,000 imbere yuko Yesu Kristo avuka, Satani yatanze tegeko bica famiye yose. Asigara n'imanga ye. It seemed like I was the next. Ati byaragaragaraga ko ari njye uzakurikizaho kwica Satani. We Satani byari bigeze nagomba kwica impanga ye. I fled. Ariko kubw'amahirwe narahunze. I am the sole survivor. Ninjye njyenyine wabashije kurokoka muri famiye yacu ninjye utishe. Satani bivuze ngo imyaka 3,000 mbere yuko Yesu Kristo avuka, Satani yishe famiye yose, bigera naho ashaka kwica impanga yari yiri kutuganira ari neri kumukebura. So putting on those spectacles during days and nights. Ati reka mubwire Satani nimba ushaka kumera neza ntugigere ukora izo rinete haba kumanywa haba na ninjoro. Will remain the only way to control your powers. Izo rinete nagwaye nizo zonyine zatuma ubasha gukontorora imbaraga zawe. Hey, Satani bivuze ngo mu gihe azaba atambaye izi rinete haba kumanywa haba na ninjoro, Bibiliya bibaraga sigagira byo guhinduka ikirura, hari igihe azajya ashiduka yindutse ikirura akica abantu. Ariko mu gihe yambaye izo rinete azajya aguma ari umuntu utuje ari umwana mwiza nka kumwe tumuzi dutangira season yacu ari umupampe. Remove them, you will regain your side of beast. Ati nukuramo izo spectacles zawe cyangwa se rinete mu yandi magambo uzongera ugire rwa ruhande rwawe rw'ikirura rukurimo wica abantu. Fear of the globe and human beings on it. Ati reka ubwire Satani igukiza gutabarwa ku isi ndetse n'ikiremwa muntu cyituye mu bishingiye kuri zo cyase kuri wowe. The world is under attack. Iyi si yacu dutuyemo yatatswe, harabayiteye. The savior. Ni wewe wenyine watabara iyi si Satani. Mama we Satani ngo niwe mucunguzi wenyine watabara iyi si yacu yatatswe. Bimeze bite? Ari mu nzira agenda ari uwamugonze za rinete ziragwa. Iki gisambo cyari kiri kwiruka ibyacyo ni cyashire cyagonze Satani yambariye za rinete ze, kandi gukuramo izi rinete Satani ahinduka mubi. Ako uyu musi wa mupampe twakoranaga umupa Satani we iji bimeze bite umusa baraziranye umusa ndakugonze nabishaka haguruka musaza dore wari niniganje. Satani yakuyemo rinete naba yibuka naba yibuka n'abantu be. Uyu nawe yirwa nunashiri nururara ni igisambo. Hey, Satani mutwe. Hey, mutwe kiki shire hasi. Bimeze bite? Satani ahita yifunga ibye. Kiraro uyu mupampe yarahindutse buriya yatsindiye imari ya danje. Hakurino barakwereka muri iryo shyamba hari abakurikiye ikivejuru. Niba aba agent ba high five bakurikiye cya kivejuru bayobowe na Rubangura barimo Mitsutsu wa Mitsutsu aratambika. Shitani ikivejuru kinyuze high five yabatumye gufata ikinyabuzima cyose cyaje mfite nosho yanjye. Hakuye umuginga turi kumwe bunari serious telefone kirikanga Mitsutsu no mujangweri no murajabu akigoryiwe. Yes, yega fande I got you. Ndakumva hari ubutumwa yakiriye. Dore mujangweri Mitsutsu wakigoryo afande ariko ngenda narenze nikimenyi mbandegeye reka mbanze n'imbere noneho kugira ngo muzananyishyure mwishimye. Mitsutsu abanze imbere yigize komando. Mitsutsu ni wamenye ibintu aba yanyweye bano bakomeza imbere n'aba agent ba high five. Bimeze bite? Cya kiveje nawe twari turi uyamaze kukibona ko cyari cya shape shifter no kuri ya episode twarangirijeho yarakibonye ni katabirora atarajya kure cyo yumvishe. Mitsutsu yabanje imbere yigize irwanyi ave fatinosho none baza uyarayikwepa buretse urebe inosho buretse urebe
ya byose twabibonye. Mitsutsu ngwaye nosha nubabara uzansange ndamwishe namwe nimuzamuke mujye gushinyagurira umurambo. Umva ukuntu ariko yabeshye bafanda. Urebe nosha ndamwishe mujye gushinyagurira umurambo. Ngiye nsize mwishe bano bavuye ngo baze barebe umurambo bawushinyagurire. Mitsutsu yishe umuntu se koko cyangwa ari gutwika? Kumbe kiracyari kizimu muginga aratubeshye. Vayo bimeze bite? Tera ngo baka biranga uyarareba nikatabirora buriya gubu to mama we ubutaka buramujabuka guhagarara biranga. Sindi na stamina iri mu mubiri. Hari ikintu kibura mu mubiri nuhagarara ukumva byanze aba yiteganirije. Naburagurgunge buretse uzurebe nimara kurunywa ndabashwazinika. Harahira rimwe n'ubundi hano iwacu si kwisi si iwacu. Kankurwunge urebe ngo icyo kive hejuru ndagikubitira hareba inzega. N'ubundi ntiduteze agere yaguruka kandi reka nkurwunge n'ubundi ntiduteze. Byaracyari gutamikwa icyagisa mu bitashire. Bimeze bite? Mukinga ko yari umupampe wanjye aramora iki? Shitani nambara shitani hasi. Iki ni gisambu. Fata amaguru hasi. Punch buretse vuna. Mukinga aramuruma ongo back ngokora. Mukinga we shitani baramwirenza shiri. Shitani byahinduye ishusho. Shitani vayo yambara ikigabo wapi biranga. Buretse ndacyafite imbaraga zo kwibira igihugu n'urusambo. Ngomba kwiba ivi. Shitani baramudunda. Uyu nawe cyanganye n'abayejenti dorivi bayejenti bayi 5 baratwika. Capoeira uretse urabe Capoeira mu gatuza ku kivejuru Capoeira uyaramwirenza. Hayira fata kiki hayira rimwe. Kana agasuzuguro umaze kunkurwunge aza nka Superman. Kana agasuzuguro. Barabanza rikokinga. Kuruza abantu bakokinga imbunda. Kivejuru monster kirikokinga. Kigaba kirikokinga. Wibuke niwe bucurago ku mugabane nako ku mumbe. Kivayo rimwe gatsitsino rimwe. Tsitsino kikigabo nago gisanzwe tsitsino tekinike. Tsitsino mama we kiramanza kiranimurika. Dore foto gifite n'ukuntu kimurika. Mweye urwunge ndumva mbaye nka Schwarzenegger. Ngarutse nka Chuck Norris. Aramuvizira ikivejuru. Mugere wo ku kibuno. Kano nagasuzuguro. Umuntu arakakurasa arakagutera icyuma arakakwica. Ariko uzi umuntu gukubita umugeri ku kibuno uri umuntu w'umugabo. Umugeri wo ku kibuno abaguso tarajya kure. Kana agasuzuguro ukubita umuntu w'umugabo yambaye box umugeri wo ku kibuno. Niyo napfa nanyweye urugonge. Mitsutsu mutwe gunge ndarukumaramo mutwe. Mitsutsu yarakubiswe. Punch kumenyo. Punch menya ikibuno ari ikintu ubaha cyane kuri Krypton. Mitsutsu yarakubiswe. Mitsutsu wacu. Mitsutsu tumuvuyeho. Twigarukire kuri Satani. Satani arakubiswe. Satani agira ibice bibiri, arijyaho umuntu arijya bikirura.
Satani arakubiswe. Bimeze bite? Satani yahagurutse gutyo. Amateka ya Satani twayamenye. Uyu mugabo arakuze ariko kuruhu ntajya asaza. Imyaka 3000 mbere yuko Yesu Kristo avuka yarariho. Hey! Bivuze ngo aruta Dawidi kuko Dawidi yabaye mbere y'imyaka 1000 mbere yuko Yesu avuka. Hey! Aruta na Dawidi. Meze bite? Mugabo abanza akuye muginga ko yari umupampe tuziranye yahindutse ati na amafaranga ari kumushuka shit punch hanyiganyika buretse na mwana unyara ku kabari buretse punch na mwana uhagarika ku kabari nawe ifashe yasura y'ibirura kick shoti kwacu ndapfuye Ashiri Vayon Baraga yarasigaranye nizo kwiba vayo hano shitani yakuye muzira rinete za bwengeze no kora spectacle zawe cyangwa se nete zawe uzajya ufata indi shusho utaruza imbaraga zitangiye kuzamuka zikaba nyinshi kandi aramenye kuzikontorora Ashiri umunsi urabizi warahindutse umusa people change kabisa umusaza yacije yaracyakubitwa mitsutsa aracyakubitwa nkubita umugere ku kibuno karanakamenyera niyo napfa nanyweye urwunge narebe umusa ubwo nanyweye urwunge Imana nishaka magarago wayo hey kivejuru bagisuzukuye umuntu gukubita umugere ku kibuno ni wagukubita urushyi kwita muri umugabo nawe ari umugabo mugenzi wawe aragakubita ikofi ariko umuntu uzagukubita urushyi kwitama cyangwa umugere ku kibuno no kukwica yakwica umuntu abagusuzukuye uyu byose arabireba kivejuru ari kukireba kimedita yarakirebye arakimedita abona ko ikibuno ari ikintu bubaha cyane kuri Krypton bibuka ikivejuru none cyabucura kigira imijinya vuba kiranarira kijya kurikirana kabya uyarabibona urebe filime witonze Patino katabirora ari kukimedita nk'umunyabwenge bura nagubukira urugamba Patino bura niko kanyabwenge kari muri iyi filime nagahubuka ibintu byose arabanza akabibara nimba ari umwanzi akamenya umwanzi wanjye ingufu ze nyinshi nizi arabibara Your code please. Vuga kode yawe Patino hano yamagabiye babanje kumwaka kode punch GP001 GP001 hey General Patino. Access yawe iremeshwe nyagasani Patino tumuzi ko ari umu agent wo muri High Five ndetse ari n'umupampa afite ipeti riri hasi y'iryande y'irya rubangura ariko Patino hande hantu yahamagaye bamwise generali ese Patino ni muntu ki Patino wamagara akagira hande hantu mwita generali Patino ni muntu ki Need more about Kryptonian weaknesses. nagira ngo mumbwire ku ntege nke z'abantu baturuka ku mubumbi wa Krypton hey Patino arashaka kumenya ibintu bivujuru biva kuri Krypton umuntu yabyica ate intege nke zabyo ni izihe bamushakira mu bintu baramushakira Is vulnerable to red sunlight. ati ibyo bivejuru biva kuri Krypton bisaba ubishyira ahantu hari izuba rike cyane umve But he is also rendered weak and powerless if exposed to shadows for prolonged period of time. nanone ibyo bivejuru bishobora gucika intege bigumye nk'ahantu mu gicucu ahantu izuba ritari kugera imirasire itari kugera neza bikamara igihe kinini biriya bivejuru ngo bicika intege nimbuze Superman ukuntu bijya bigenda nawe avuga kuri Krypton baracyamubwira bacyari kumushakira Protecting him from yellow sunlight. nanone ibyo bivejuru ugomba kubirinda ya mirasire y'izuba yegereza yellow sunlight njyega hari ukuntu umuntu azamuka akajya nko ku kirere akegera izuba neza akaba ari hafi yaryo ku buryo nyine aba aryegereye ati ibyo bintu ugomba kubirinda icyo kivejuru kitazasatira izuba na rimwe kuko iyo gisatira izuba kigira imbaraga nyinshi iyo kimeze nk'icyicaginze areba izuba Be jailed in the phantom zone. ikindi kandi ibyo bivejuru ushobora kuba wabifungira ariko kuri phantom zone ni ahantu mu isanzure bino bintu ushobora kuba wabifungira haba hameze nk'ahantu hari ibintu by'ibirahure ni mu isanzure mu kirere hejuru aho hantu bino bivejuru wabihafungira kikarya agasheni hey ahantu mbega rya zuba ritagera
Kryptonite can do it better, but it's so hard to find. ati nanone ikindi kintu kinarenze ibyo biva hejuru cyabirangiza kikabica intege ni amabuye akomoka kuri uwo mubumbe witwa Krypton, ariko ibuye ryo kuwundi mubumbe kuribona biragoye. Iryo buye bararikura he? Okay, urakoze. Hey Patino katabirura ugere kumita umugeri ku kibuno, umugeri ku kibuno muginga we, umuntu gukubita umugeri ku kibuno cyangwa urushyi ku matama no kukwica yakwica. Hey kiva hejuru cyagiye kirakubita nitsutsu wacu uyafunguye, kumbe Patino bamubwiye rikomoka ku mubumbe ku mugabane wa Krypton, yari afite umushongi waryo mu gacupa. Yafunguye agacupa kimara kumva ibyo bintu cyakiva hejuru kirabangamirwa. Hey gicika intege. Patino katabirora afite umushongi w'ibuye riva ku mubumbe wa Krypton, dore ngo kiracika intege. Hano ndagufite. Nakubwiye ngo uyu mugabo ntajya ahubuka, mbere yo gukora aratekereza. Uyu mugabo ni umunyabwenge Patino katabirora. Hari aho twumvisha bamwita generali, kandi aza muri high five akayoborwa nk'abandi bose. Ese Patino yaturutse he? Reba bamwita generali. Iki cyarahunze, cyumvisha hano hantu hari izindi mbaraga zidasanzwe. Byo birabaye. Shitani! Hey! Zan, fata za neti bamubwiye zajya zimufasha gukontora imbaraga ze, arabanza yegekaho nk'icyamamare. Dore ryinyo ufite n'uburyo areba mukabona ko uyu mugabo isi yamubihiye. Nta gisekeje abona hano hantu. Nta gisekeje ahabona. Hey! Nawe mba mbona adateze gukora iki? Do barakwereka kujya maze gupfa. Uyu yarabizi barakorana. Bakorana muri high five. Gusa uyu hari n'andi bamwita generali. Baba muzi rega umuntu bumuzi. Yafashe urwonge aravuga ati uyu muntu nubwo yapfuye azana urwonge. Uyu yari gupfa Mitsutsu wa musuka w'urwunge. Urwunge rugeze mu kanwa. Umugabo arazutse. Abapape nibagira gukora subscribe, abanzi nago bangereranya, abamenye nago banshidikanya banyita Rocky. Ciao nabo butatureba izindi episode. Imana ibaho umugisha.